urabura gunga niwe wishe de hunga uyu munsi uzawicuza nakubyaye rumwe ntuzabeho nka nyakamwe ndahunga ndenye nijoro uzagarura icyubahiro cy'umuryango mwana wanjye umuryango wacu wazimye mwana wanjye ntuzashukwe n'indaya kuko uwashutswe nazo ahorana inyatsi basore rero murabizi igihe twaziye aha ngaha twanyweye twishimye ndumva nta n'imwe ufite ikibazo ariko rero mureke dutahe burije kandi murabizi njyewe ejo dore ngiye ibyo njya mfanana n'afande rwose bigeze aho biryoshye ngo dutahe tuze amasaha turataha turi inkoko se mureke tunywa ka nyuma dufate raundi ya nyuma tubone gutaha nyine agashingura cy'umunyine ariko buriye genda najya nsetsa cyane kabisa yaba ngo raundi ujya muri uri bwishyure hako kuki ushaka kunywa nk'abafongisiyoneri kuri umushomeri nk'uwo munsi wabonye akazi bizagenda bite none se ibyo ngibyo hari ubikubajije kandi ahantu abera ikigoryi mama wa Dani yararirimbye ubu tuvugana ari mu nzu wenyine urebe utuntu arimo urabona ntanateye ati se mama ari kumwe nande hako turi tete vide saraza twumvikane abarire kubahane udatuma mvuga nabi twumvikane kabisa icyo bintu nge fane ko murabizi nge ndabubaha ariko ntuzongere kumbwira icyo kintu rwose nawe ugize n'ibintu by'ubugoryi bwihorere ubugoryi si ubugoryi nzanye hano n'iki noneho nimba ndi ikigoryi mugende noneho murebe ko ntanywa inzoga urihinda unywa inzoga ufite igice ufite amafaranga urebe yitendekeza ajya nsetsa kabisa sawa mugende nyine ntabwo njya nywa inzoga ya nzoni inzoga ya nzoni turaguzura miragura muri inzoga ya nzoni tubikira n'ibyo kuko muzajya muhura buri gihe muketagurana fandi urabizi nge ndubaha saraza n'umuntu tuziranye bihagije ariko ibintu asigaye yarigize sinzi ikintu turi gupfa rwose njyewe nza kumenya ko ari gusa ko nashaka ko tunywa ka nyuma nk'abantu basangiye bishimye uyu nguyu ibintu ari kumbwira nibi mugende murebe nza kumenya ko ari uko bimeze nari kwirirwa nza aha ngaha sara haguruka twigendera kewe murankanga Dani mpora nkubwiye ukaza mu twero ufunze uyu munsi uzawicuza mugende murebe ko ntanywa inzoga niba namfunga ntimuzamfunge
Hello. My name is Daniel. And you? Linda. Oh, Linda. Nice to meet you, Linda. You look beautiful. So can I show up? Charana gatoya tukaganira. It's okay. Thank you. Ndakubonye nyine winjira bafite amatsiko yo kuvugisha niba ntacyo bigutwaye ariko niba ntari bukuderanje sinzi gahunda yanyu numvishe nakuvugisha aricyo byaba bigutwaye se. Thank you. Ubundi excuse me, wamvugisha uno muntu ndaje. Dani rero nkubwire twararanyanga ijoro ryose urara wimyozagura ukora iki simbizi ibyo ngibyo sindi bwite ngo nta n'ikintu wakoze icyo nshaka kakanye n'amafaranga nkeneye guteka ase sheri ko nawe ubizi ko maze iminsi ifite ibibazo by'amafaranga ariko ibihe bibazo by'amafaranga wirirwa mu kabari n'abagore ukaza ahangaha saa 9 z'ijoro nawe ngenda umyerodo kwatinyuka kanabivuga ngo nta mafaranga. Ndakumva ariko nawe ntabwo uyobe ko maze iminsi ifite ibibazo by'amafaranga. Nusuyobe ko mukecuru amaze iminsi arembya arwaye. Uzo amafaranga amaze kumutangaho. Amaze kumara amafaranga muri iyi minsi nta kazi kari kugenda neza niki. Cyakora ntakubeshye. Ifite inoti ya 2 hano. Umbwire ngiye nyaguhe ko niyo nsigaranye imbere n'inyuma. 2 ngero n'undi umukobwa guhabwa inoti ya 2. Gose nta sono bufite. 2 saka kanya nkubwiye ngo ngiye kugutekera gutekera miki. Warya ikize? Nusa ko ari basigaranye ngire neko. Ibaze umuntu w'umugabo ugahagarara ku nota 2 ta. Ubu nta nubwo ufite n'impuwo. Nta nubwo ushobora ibibazo ufite. Ako ibibazo bya kure kwitura abagore akabari. Nta bundi buzima bwawe wowe n'abagore n'akabari koko. Kandi ikintu kiba kibabaje ni ukuntu bizi neza ko umukecuru wawe warwaye. Ibaze uramukecuru ni wenyine afite. Nta wundi muntu afite wamwitaho. Dani wirirwa wibereye mu kabari. Gusa urumva wowe uzimarira iki mu buzima bwawe? Nta nubwo ubona ko bikenewe. Nta nubwo ugirira impuhura mukecuru. Ubu sugeze ibyago agapfa wabigenza ute? Waramutereranye wirirwa mu bagore sinzi akabari utasama nani dore inzu yanjye niyo Yezaho nakumvisha ariko nakumvisha. Sawa ngare reka nkubwire. Aka kanya ntarinze no gutinda mu magambo. Mbabarira ubyuke utahe ujye kuri mukecuru. Sibyo? Okay.
Mama? 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 Uracyaryamira? Mama, dore ndakuzaniye imineke maze. Mama? 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 Mama, kuri hasi. Mama? Oya. Mama? Ibi hose. Mama, byuka. Mwana wanjye Dani, nagutegereje ijoro ryose ariko ntiwagarutse mu rugo. Sinzi nimba wabaye amahoro mwana wanjye. Mu mbaraga nke nagerageje kuguhamagara uranyihorera. Sumbirijwe n'amagara make. Ndagiye nk'uko abandi bose bagenda. Uzaba umugabo. Ntuzashukwe n'inzoga kuko washutswe nazo ntagira ubwenge. Mwana wanjye ntuzashukwe n'indaya kuko washutswe nazo ahura n'inyatsi. Mwana wanjye nakurose w'inzozi mbi. Dore narose igisa n'umuntu ugihagaze mu mayira abiri. Mbona ugenda ugisanga. Amabere yikora ntusa mwana wanjye. Nakubyaye uri umwe. Ntuzabeho nka nyakamwe. Uzagarura icyubahiro cy'umuryango mwana wanjye. Umuryango wacu wazimye. Hari icyo naguteganyirije mwana wanjye. Hari inzu tubamo. Hari n'udufaranga nabitse mu ivarisi. Uzadukoreshe ukuzigira inama. Ngaho bayi mwana wanjye. Tuzahurira ahera mu ijuru. Ngaho bayi. Umva muko, nasi imyenda vuba uhita ugira vuba mutume ku isoko. Uri kunyumva? Papa nabyo nibyo umesa w'impunzo ntabwo ibyo bintu bishaka. Uranyumva? Kandi ntongeye kumfubika imyenda y'umugabo. Nurazo uhita uzamutume ku isoko. Uri kunyumva? Ibi ni ibiki? Prudence mu myenda yawe. Gezaho kubika ama prudence mu myenda yawe. Ndashaka kumenya zaturutse he.